nimba utumva ibi bintu uzakomeza kwibwa amafaranga yawe. Mu kiganiro n'itangazamakuru umuvugizi wa RIB yasobanuye business bita pyramid scheme na ponzi scheme nka zimwe muri business zirimo ziba abanyarwanda amafaranga yabo. Ubu ngubu turaza kujya duhana aba bantu bashishikariza abandi kwinjira muri izo za piramide. Ku kavido gato nanashyize kuri konte yanjye umuntu umwe yarambwiye ngo ese ibyo bintu ni ibiki ko ntabisobanukiwe. Abandi benshi bagaragaza ko bahuye n'ibi byago byo kwibwa muri ubu buryo. Muri iyi video tugiye gusobanura pyramid scheme ikora ite, ni ibiki, ubundi bimeze biti. Igice cya mbere, ponzi scheme ni iki? Ponzi scheme ni uburyo umuntu ategura ibitekerezo bye n'umushinga we akawegeranya, akaba kandi ari intyoza mu kusobanurira abantu. Mukuri agashaka abantu twakita nk'abashoramari bazamuha amafaranga ya mbere, ariko akabizeza ko azabungukira ku nyungu y'umurengera kandi mu gihe gito. Ibyo bikora gute? Araza akakubwira ko nushora urugero nk'ibihumbi 100 azakungukira 200 mu gihe cy'ukwezi kumwe. We akwereka inyungu y'umurengera. Hanyuma amafaranga yawe icyo yakoresha nta kindi, agusaba kubwira n'abandi bantu. Akagenda azana n'abandi, abandi azanye nabo amafaranga yabo bamuhaye akaba ari yakoresha yishyura za nyungu ya bamwe bamuhaye ku cyiciro cya mbere. Aho ngaho bigakomeza bigenda gutyo, abaza bishyura abandi kugeza ubwo bigeze abantu batakibona abantu bazana. Kubera yuko harimo ababa barabanje kubona amafaranga, bihutira gukomeza gushora andi ndetse no gushishikariza bagenzi babo, inshuti, abavandimwe n'imiryango yabo ya hafi cyane. Ya mafaranga yatagifite ubushobozi noneho bwo kubasha kuyabahera rimwe, ayaterura rimwe akabacika. Handi wasangaga bakoreraga ugasanga barimutse, telefone zikabaho, ubwo ugatangira kujya kurega kubera yuko uba wamaze kubona ko wibwe. Igice cya kabiri, pyramid scheme nk'uko byumvikana biri kuva ku ijambo pyramide. Ni uburyo umuntu uri hejuru ku gasongero arokrita abandi bamujya munsi, bashyizeho igiciro runaka, akababwira ko kugira ngo winjire muri iyo business ye uzajya utanga amafaranga runaka. Hanyuma ariko ugasabwa ko kugira ngo nawe ukorere amafaranga ko uzana abandi bantu 5 munsi yawe. Ba bantu bari munsi yawe amafaranga batanze ukuraho makeya, andi akahabwa komisiyo za wa muntu uri hejuru. Ibyo bivuze ko bikomeza bigenda buruziga gutyo kugira ngo buri muntu wese agerweho n'amafaranga. Kubera yuko rero utazana abanyarwanda bose, hari aho bigera abantu bazana abandi bakababura. Hanyuma bari hasi bikarangira amafaranga yabo babuza abo bazana, agahomba kubera yuko uba uzishyurwa n'uwo winjije. Uwo winjije nawe akishyurwa n'uwo yinjiza. Bigakomeza bikora gutyo urwo ruziga. Uko ukomeza uzana abantu niko ukomeza ubona amafaranga. Iyo ubabuze biba bivuze ko amafaranga yawe atakaye. Kubera yuko abari hejuru baba baragiye babona ko komisiyo zabo bakomeza kugenda babona amafaranga buri uko hinjiye umuntu mushya. Bivuze ngo abari hasi iyo babibuze abo bazana, uruziga rwose ruhita ruhagarara, bya bintu bigahomba bikanasenyuka. Iyo ni pyramid scheme. Iki gice tugiye gusobanura ubundi igituma abantu bashishikarira ibi bintu kubijyamo. Inshuro nyinshi ababa babiteguye bagerageza kukumvisha aya magambo akurikira: kora gakeya ubona amafaranga, tandukana n'ubukene, dore inzu nziza y'inzozi yawe, dore abana bawe kwiga mu ishuri wifuje, tangira utembere isi ukorera amafaranga wiryamiye. Bakwereka ko amafaranga yawe azakomeza kwinjira nk'uko igiti gikura kimera amashami. Bakakwereka ubuzima buryoshye buri muri ibyo bintu. Nyamara mu kuri baba bagira ngo bakwereke inzozi uzibemo aka kanya zitazashoboka. Batabashije kukumvisha uburyo amafaranga uzayabona kandi akakugeza ku iterambere wahoze wifuza, ntago wabasha gusobanukirwa ibi bintu. Ikindi kintu bakora, bagushyiraho igitutu. Bati sezera ubukene nonaha, uratinda urasanga imyanya ishize. Ntube mu bantu basigajwe inyuma bakennye muri uyu mwaka. Uyu mwaka nawe waba umukire, kugira ngo bakutera amatsiko ndetse n'amashyushyu yo kumva ko ibyo bari kukubwira ari ukuri. Niba ubona ibi bintu, tekereza kabiri. Icya mbere, inyungu nini cyane kandi mu gihe gito. Urugero, bashobora kukubwira ngo ushoye 100 ushobora kubona 200 cyangwa 300 mu kwezi. Iyo nyungu ni umurengera, ni ahantu hagaragaza ko ayo mafaranga azajya ava. Ugomba kuzana abandi bantu, bakubwira ko kugira ngo bikunde ari ukuzazana inshuti n'abavandimwe, kandi ugomba kugira ibanga.
inshuro nyinshi usanga n'ababimenye bakunze kubyikubira ngo bikubire ubukungu bo ubwabo bonyine, ugasanga babibwiye inshuti zabo gusa ariko nabo bakarangira babihombeye. Icyo amategeko y'u Rwanda avuga ku byaha nk'ibi ngibi: itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ku ngingo yaryo y'174, aho bavuga ko umuntu wihesha umutungo w'undi akoresheje uburiganya cyangwa akizeza inyungu zitari zo aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko pyramid scheme ari icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Waba birimo ubishishikariza abantu, ubikangura abantu kubijyamo, umenye ko hari itegeko ryaguhana. Dore impamvu zituma abantu bagwa mu bishuko bya pyramid scheme: no gushaka amafaranga vuba, kutagira ubumenyi ku ishoramari, kwizera inshuti cyangwa umuvandimwe wabigushishikarije. Ariko ukuri ni uko amafaranga ataza mu nzira yoroshye nk'uburyo twabibonye ruguru. Amafaranga aza mu bikorwa bipanze, byateguwe, ndetse no mu mirimo y'amaboko yawe. Ushobora no gukoresha ubumenyi bwawe ubucuruza ariko bukakwinjiriza amafaranga. Amafaranga yose rero aza mu buryo nk'ubu ngubu bw'ubushukanyi bukubwira ko wakunguka mu gihe gito ngo winjize abantu kugira ngo ubone amafaranga, ubwo ujye ubufata mu bwoko bwa pyramid scheme na ponzi scheme. Ibyo twamaze kubona ko bigize icyaha. Tugana ku musozo, twagira ngo tubagire inama: nuzabona umuntu arimo akujyana mu bintu birimo amayeri nko kurokirita abantu kugira ngo ubone amafaranga, bakubwira ko nushora hano uzabona inyungu nini mu gihe gitoya, ibyo bintu uzatekereze ko ari pyramid scheme ishobora kuba ikugarutse mu maso. Urinde mugenzi wawe. Nta gihe na kimwe amafaranga azaza mu buryo bukoroheye, azaza mu mbaraga z'amaboko zawe nk'uko twabibonye haruguru. Basi wo mwiza w'ubuzima bwawe, ukomeze utere imbere, urye ibyo wavunikiye, wakoreye n'amaboko yawe mu cyuya cyawe.